aha akenshi ntangira mbifuriza ibihe byiza kugwiza imigisha no guhaha mu gatunganirwa gendeye Herve Iradukunda Ntwari nkuko twabitangiye mu nyigisho zo kubohoka ku mivumo na karande n'uyu munsi turakomeje hamwe na Pastor Jean Marie Sindikubwabo. Jean Marie Sindikubwabo, umwanya n'uwawe dukomeze mu nyigisho. Urakoze cyane Herve, kugira ngo tumaze iminsi tureba inyigisho zijyanye no kubohoka. Uyu munsi rero tubazaniye indi nyigisho nanone yo kubohoka nkuko bivuze. Nitwa Pastor Jean Marie. Tugiye gukomerezaho rero tuganira ku nyigisho y'uyu munsi. Turaba tureba umuvumo ukomoka ku cyaha, gukora icyaha nkana ubizi, gukandagira amategeko y'Imana. Hanyuma dukomeze tubisesengura turebe imvune imvano aho byavuye ndetse naho byagejeje inyoko muntu ndetse n'isi muri rusange. Numva rero twatangira dusenga. Turagushimye Uwiteka Mwami Imana yacu, turagushimira ko udukunda kandi ukabutwitayeho. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kumva izi nyigisho. Turagusabye kugira ngo ubane natwe kandi umwuka wera duherekeze ndetse azaherekeze n'ijambo kugeza ku bazaryumva. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Gira ngo uyu munsi ndifuza ko tuza kwifashisha ijambo ry'Imana riri mu migani mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3 uhereye nko ku murongo wa 14. Bibiliya yerekana neza uburyo umuvumo waje mu isi. Imana irema isi, Imana yaremye isi ari nziza ndetse n'ibiriho byose. Imaze kubirema iravuga ngo ni byiza, irangije ibiha umugisha. Harimo abantu, harimo inyamaswa, harimo ibimera n'ibindi byose yaremye, irabyishimira kandi biha umugisha. Ndetse berekana umuntu wa mbere Imana yaremye ari wa Adamu na Eva, ko Imana yamuremye ikamushyira mu ngobyi ya Edeni. Ibashyira mu ngobyi ahantu mu ngobyi ya Edeni. Biravanga iyo ngobyi yari inese cyane kandi yari irimo amatunda, yari irimo buri kintu cyose abo bantu bazashaka. Ariko ngo irangije ibaha itegeko, irababwira iti ku mbuto zo muri iyi ngobyi mwemerewe kuzirya, ariko muramenye uru rubuto rumenyesha ikibi n'icyiza ntimuzarukore. Umunsi mwarukozeho Bibiliya yaravuze ngo no gupfa muzapfa. Icyo gihe Imana ibaha iryo tegeko, irangije iragenda. Noneho imaze kugenda igihe kimwe kiragera. Iyo usoma iki cyanditswe gitangira, Bibiliya yerekana inzoka. Biravuga ngo inzoka yarushaga izindi nyamaswa zose uburiganya. Yazirushaga uburiganya, ngo irangije iraza yegera umugore, iramushukashuka, imwereka ubwiza bw'icyo giti, imwereka uko nakirya azamera nk'Imana, azagira ubwenge bumeze nk'ubw'Imana. Ngo umugore nawe arangije abona ko icyo giti ari ik'igikundiro, arangije arakirya. Amaze kukirya, ngo arangije kukirya n'umugabo waraza ngo nawe aramuharyaho. Bamaze kukirya rero ngo barahweza amaso, barahumuka, babona ko bambaye ubusagira ngo ibyo murabizi. Bari mu bucocero batangira kwihishahisha kwambika ubwambure bwabo. Icyo gihe rero ngo nimugoroba, mu mafu ya nimugoroba, ngo Imana yajyaga igendagenda ikaza gusura uwo muryango. Ngo iraza ije kumusura, ngo kuko bari babonye ko bambaye ubusa, barangije barihisha. Imana irabaza iti ese ni iki gitumye munyihisha? Ahari ntago mwariye ku giti nababujije? Ubwo murabiza ayo mateka sinyasubiramo cyane. Umugore ati ni inzoka yanshutse, umugabo ati ni umugore wanshutse. Icyaha baragiteragana. Imana irangije irarakara cyane. Ku murongo wa 16 ukomeje muri icyo gice biravuga ngo Imana irangije ivuma ya nzoka. Iravuga ngo wanzoka we, kubera ko wakoze ibi ubaye ikivume mu nyamaswa zose, uzajya ugenda ukururuka. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, uzajya utungwa n'umukungugu wo hasi. Icya gatatu, nshyize hagati yawe urwango n'umuntu.
uzatanga undi shyize urwango hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rw'umuntu. Uzatanga undi n'umutanga uzagukomeretsa agatsitsino, kandi nawe nagutanga azakumenagura umutwe. Ngaha aho urwango rwavuye n'inzoka buriya mu buzima, umuntu yabonye inzoka byanze bikunze abona ari shitani, ashirwa rukayimenya umutwe. Kandi inzoka nayo ibonye umuntu byanze bikunze nayo iramuruma. Kandi uzarebe nta handi hengera ku gatsitsino, naho ngaho byaturutse. Ntago umuvumo rero wagarukiye ku nzoka gusa. Oya, Imana yavumye n'umugore. Iravuga ngo wa mugore we, nawe kuko wumviye inzoka, nzagwiza umubabaro wawe cyane mu gihe cy'ibyara. Ibi ngibi mbivuga, wenda abadamu barabyumva cyane, umudamu akubwira ko niba hari ikintu kibabaza ari ibise, kugeza ubwo n'urwoya rwo ku mubiri rwose rumubabaza. Abantu bajya bavuga ngo icyuma iki, ariko ugane n'abadamu akubwira ko nta kintu kibabaza nk'ibise. Rero naho ngaho byaturutse. Ikindi gikomeye, Imana iramubwira ngo kandi kwifuza kwawe kuzaherera ku mugore. Niyo mpamvu umugore ashobora kuba ahembwa miliyoni, ariko akifuza 100 ry'umugabo we cyangwa 1000 cy'umugabo we, nubwo nta kazi yaba afite. Kubera ko ni ibintu Imana yashyizeho, n'uwo muvumo uvuga ngo kwifuza k'umugore kuzaherera ku mugabo. Ibyifuzo by'umugore yatunga byose, icyubahiro umugore yagira cyose, byanze bikunze ntacyo byamumarira adafite umugabo. Ni ukuvuga ngo umugore agirwa n'umugore ko afite umugabo. Niyo mpamvu bivuga ngo minsi y'imperuka ngo abagore bazishyira hamwe biyitirira umugabo, bati turitunga twibesheho buri kimwe cyose, ariko nibura twitwe ko turi mu karunaka. Ntabwo rero byagarukiye aho ngaho, byarakomeje, umuvumo warakomeje ugera no ku mugabo. Umugabo Imana iramubwira ngo wa mugabo we, kubera ko nawe wumviye umugore wawe nk'umugabo, ntumugire inama ngo umwibutse, umubwire uti nyabuneka ibi bintu n'itegeko ry'Imana, Imana yaratubujije, reka dusigeho, ukabyumvira. Nawe icyambere gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umugati. Niyo mpamvu ngezetse abantu, ushobora kurara n'umugore azi ko nta kazi afite, bugacya mu gitondo akagusaba rasiyo. Atari koko utampa rasiyo, turarya iki? Biragenda bitezana amafaranga, kandi azi nta kazi ufite, muri iryo joro ntaho wagiye gukora, ariko kubera ko ari wa muvumo, byanze bikunze uragomba guhahira urugo. Biramubwira ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umugati. Niyo mpamvu abagabo nyine usanga umugabo nta kwicara dukora amanywa n'ijoro, abantu badasinzira, nta bindi, naho byaturutse no kugira ngo umugati uboneke. Ntabwo rero byagarukiye naho ngaho. Umuvumo warakomeje uragenda uva ku mugabo ugera no ku butaka. Biravuga ngo wa butaka we, wa mugabo we, nta nubwo butaka buzongera kukwerera umwero wabwo. Ntabwo buzongera kwera umwero bweraga, oya. Niyo mpamvu ubona ukajya ukabona ibyorezo byaraje, ukabona imyaka yaratukuye, ukumva ngo inzara, kera nta nzara zabagaho, kera ngo imvura yagwaga ituruka hasi ikazamuka igatosa ibimera byose. Niyo mpamvu wumva ngo amapfa, ukumva ngo ahantu habaye ubutayu, aho niho byaturutse. Kera ubutaka bwari bumeze neza, abantu basoromaga imbuto bakarya zikimeza, ibintu byose biriho. Ariko uwo muvumo kera ubundi bavuga ko uwo muvumo niho waturutse, n'urwiri niho rwaturutse. Urwiri ruramera, amahwa ntayabagaho, amahwa araza, isi irangirika, irasharira.
dukomeje icyo cyaha iyo ukomeje muri Zaburi njya byigisha abantu bakagira ngo ni ugusetsa mu itangiriro iyo usomye neza usanga abakurambere bacu ba mbere bararamaga imyaka 900 ariko nguko abantu barushaho kugenda bakora ibyaha Imana yagiye igabanya icyo bita mu gifaransa espérance de vie cyangwa uburambe bw'abantu igenda ibugabanya buva kuri iyo myaka 1000 ba Nowa ba Mitusera bose babanamaga iyo myaka iragenda igera ku 120 iramanuka igera kuri 70 ubigeze Bibiri ivuga 70 ariko 70 ubona uyigeze aba ari umurame ubu ngubu umuntu asigaye ageze imyaka 15 afite uruhara ugasanga imvi zaramwishe umukobwa asigaye amera amabere afite imyaka 10 kera umukobwa apfunduraga amabere ari urwego ugasanga umuntu anagasore k'imyaka 10 n'inga ariko ugasanga ugashaka umuntu kamuburo ugasanga ingoto yaraje yavuga kumva ijwi ukabura umuntu abantu bose bakibaza ikibitera nta kindi kibitera nuko uko abantu barushaho gukora ibyaha niko Imana igenda igabanya kurama kwabo ibi mbabwira ntabwo ari ukubeshya urahura n'umwana w'imyaka 20 ukagira ngo afite 50 yarashaje kubera iki bwa buyoga bwa siriduwira abantu birwa bamwe ugasanga amaso yarahiye iminwa yarahiye ntajya arya za nzoga bita za muriture za tumwice ntabwo amazina yazo menshi nyazi za ngufu urumva ubwo buyoga birwa birundamo wahura n'umwana ugasanga amaso yarashiriye ugasanga iminwa yarahiye ugasanga mbese yapfuye ahagaze umwana w'imyaka 15 18 wamugereranya n'umwaka umusaza w'imyaka 50 ugasanga umwana w'imyaka 50 aramurusha gukomera kubera iki ntabwo ajya arya ntabwo ajya abona umwanya wo kwiyitaho nibyo biyobya bwenge urumogi ugasanga umwana yirwa mu rumogi ubusambanyi ibyo byose ugasanga neza umwana umuntu byaramwangije neza icyaha kirakenya Nose niba wari ufite kuzarama imyaka 90 ukagenda ugasambana sidika kwica ufite imyaka 20 ntubukenyutse heze niba ugiye kunywa izo nzoga bakagukubitiramo icupa umutwe bakawumena ugira ngo ntubukenyutse none se alcohol ibaye nyinshi mu mubiri ugira ngo ntabyo yangiza itari kontrole rero ntabwo ari ibyo gusa byaragiye bigera no ku buzima bw'umuntu imibereho ya kimuntu umuntu wakagombye kurama ya myaka 120 arakonkoboka aragenda ugasanga neza ujya kubona ukabona umwana w'umukobwa aragendera yese ibitugu kubera icyo afite ikimwaro cyo kugaragaza amabere imburagihe ukabona yarahetamye ukibaza impamvu yahetamye bikagucanga naho abase n'inema bakabona agatuza kuzuye amabere kandi ndakadurira karaho kihirika abantu nibampurwamenye kera umukobwa yapfunduraga amabere akuze umuntu akamera ubwanwa ari umugabo umuntu akamera uruhara ashaje ari mu myaka za 50 ariko umuntu yageze imyaka 15 uruhara rwaraje umutwe wose ari imvi nukubera iki ibyaha birica Bibiliya iravuga ngo ntimuzi ko turi urusengero rw'Uwiteka kandi umwuka w'Imana aba muri twebwe nukuvuga ngo imibiri yacu niba ari insengero z'Uwiteka none se bantu b'Imana inzu yawe utayitayo ngo uyikorera amasuku uyisiga amarange uyirepara aho yagize ibibazo ugira ngo ntago yaba umusaka igasenyuka natwe rero iyi mibiri yacu nk'ubuturo bw'Uwiteka dukwiye kuyitaho tukayigaburira neza tukayikarabya neza ibi nabyo tujye tubiganiraho ugasanga umuntu ntago ajya yiyuhagira mu by'ukuri aranuka uri umuntu w'umugore uri umuntu w'umugabo hari n'igerega tubeshyera imivumo atariyo ugasanga umuntu yewe urugo rwanjye umugabo wanjye baramuroze inzaratsi zaramutwaye bantwariye umugabo ariko mu by'ukuri umugore ari we wamwirukanye amazi ntuyagura arahari isabune irahendutse ariko wasanga umugore amazi iminsi 35 ntago akaraba ntiyiyuhagira uburiri nta busasa ugasanga yaranutse incakwaha ntajya azogosha
uwo muntu umugabo yamwegera agasanga aranuka aratugengeza akigendera akajya gushaka kubiteye imibavu, yarangiza ngo urugo rwanjye rwasenyutse. Ubwo ntabwo ari warwisenyeye. Ugasanga neza neza umwanda amavunja, ugasanga amavunja. Hari n'ibintu twita abadayimoni atari abadayimoni, ari ubujiji. Kuko gukaraba ntacyo bisaba, nta mashuri bigombera, isuku nta mashuri bigombera, nuko byiyumvamo ukabikunda ukabikora. Ariko uvuye mu murima n'uburimiro n'iki ugiye mu buriri nuko mukanyuta umugabo yantaye araguta, kuko hari arabazi kwikoraho bikubita n'imibavu. Utabadayimoni basengeye urugo, ntabwo ari abadayimoni, ubo no mudayimoni w'ubujiji. So rero aho twari mu mivumo y'icyaha, umuntu kwica itegeko ry'Imana. Reka turebe Kayini. Mwese muramuzi Kayini na Abeli byagenze bite? Umuvumo wo kwica, kumena amaraso wavuye kwa Kayini. Kayini yica murumuna we amujijije iki ko yatambye igitambo cyiza agashimwa imbere y'Imana. Aho yamwigiye akavuga ati ko wakoze ibyiza, wewe wabikoze ute kugira ngo nanjye nkwigane? Ahubwo ishyari riba rirazamutse, arangije aramwica aramwirenza. Bene data, nyuma yo kumwicuza uko byagenze, Imana iramuvumye, iramubwira ngo kuko umennye amaraso atari urubanza murumuna wawe, ubaye igicamuke n'inzererezi. Hari abantu babaye ibicamuke muri iyi si kubera iki? Ibyaha bakoze nkana babizi, kandi mu by'ukuri ntibabyihana. Ibihunda kubivuga, uri umukobwa wakuyemo inda, uri umudamu wakuyemo inda, ntawe ubizi. Uriyumanganya ugakaraba ukisiga ukagenda, ariko mu mutima wawe nta mahoro ufite. Ntiwaryama ngo usinzire kubera amaraso atariho urubanza ya wa muntu. Nshuti z'umusaraba, ibyo ntabwo birangiraho gusa rero. Niyo mpamvu ubona mu nyoko muntu ukabona haracyarimo ikibazo. Abantu barashaka numvaga amakuru kuri radio za Karongi, ukumva umugabo yakubise umugore ngo yamumennye umutwe, ukumva umwana yisha umubyeyi we. Abantu ntabwo biba byoroshye. Niyo mivumo igikurikirana abantu ikibarondora. Turi ku muvumo wo gukandagira itegeko ry'Imana nkana. Ubizi, turebye umugore byamubayeho n'umugabo Adamu na Eva bikazamuka, kandi twese twemeranya ko uhumeka wese, ufite ubuzima wese akomoka kwa Adamu na Eva. Amaraso ya Adamu na Eva byanze bikunza turimo. Ni nayo mpamvu tugomba gukizwa neza tukamaramaza, twarangiza tukiyambura iyo kamere ya Adamu. Ndimo ndagana no ku musozo, ntabwo turatinda cyane. Urumva? Kuko biravango hari Adamu wa mbere hakaba na Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere ni wa wundi uhagarariye umubiri wacumuye, ariko hari na Adamu wa kabiri ariwe Kristo umwana w'Imana. Uwo nguwo yaje gukuraho wa muvumo wa Adamu wa mbere. Umuntu rero yakijijwe agomba gukizwa neza, akiyambura ya kamere ya Adamu wa kera yakoze icyaha ipfa, akambara Adamu mushya ariwe Kristo utajya upfa. Haleluya. Biravuga ngo nubwo napfa nzongera mbeho. Uwo Adamu wa kabiri niwe kuzuka n'ubugingo. Abamwizeye bose ntago bazapfa ngo baheranwe n'urupfu, bazazuka. Kandi biravuga ngo abo bamwizeye bose ntacyo urupfu rwa kabiri ruzabatwara. Ikindi gikurikiye usomye mu Bakorino biravuga ngo abari muri Kristo Yesu baba babaye ibyaremwe bishya, ibya kera biba bishize. Haleluya. Biba bishize.
ngo dore biba bihindutse bishya. Bya bindi navuze byo kubandwa, byo kuraguza, byo guterekera, ibyo byose byo waba warakoze byose, iyo wakiriye Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akinjira mu buzima bwawe, ukihana ukamaramaza, ubaye icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, amaraso ya Yesu araza akakweza. Ariko impamvu mbabyigisha ni iki? Abantu baraza bakicara mu matorero, bakicara mu madini ngo nanjye ndi umukristo, bakamera nk'abandi biravuye ngo wa wundi wagiye ngo ngo nawe ngo aragenda, ngo bamubaza urwandiko ngo agatanga kambere basanga atarufite. Erega abantu kuba mu madini ntago ariko kuba bakristo. Abantu kuba bitwa abadeperi, abagatulika, abaki ntago ari byo bivuga yuko bakijijwe cyangwa bazima. Oya, umuntu araza akicaramo akiyambika uwo mutaka ariko nyamara mu by'ukuri adakijijwe. Niyo mpamvu ya mivumo izigafata abo bantu ikabataka ikabamerera nabi kandi bari mu nsengero. Bene data, ndimo nsoza reka ntangure urugero mu rwumve cyane. Iyi modoka ya double cabine ifite imbere n'inyuma. Imbere ahari umushoferi muzi ko haba hasakaye, inyuma haba harangaye hari hajya imizigo. Uriya bashobora kukunyuraho bakagwara ifuti ukuriramo, nawe ukagenda widoga ngo uri mu modoka, ariko imvura iguye iraguhondagura, kandi abari mu modoka imbere ntacyo ntibagireho. Uko niko abantu rero babeshya ngo bari muri Kristo, abadayimoni bakaza bakabahonda, karande zikaza zikabomeka, imivumo ikabamerera nabi, nyabingi zikabakubita, ibibazo bikaba ibibazo. Ariko bari muri Kristo Yesu neza binjemo indani bakamaramaza, ntibagira akantu na gato bisigariza. Ibyo byose iyo bije bisanga uri mu bwugamo ntago bikugeraho. Ndimo nsoza rero ndakangurira abantu kwinjira neza muri Kristo, muri ubwo bwugamo nk'umutaka udukingira ibyo byose, kugira ngo nibiza bizajye bifata ubusa. Twe kujijisha, twe kubeshya ahubwo tumaramaze, tukihana ibyo byaha byo kwa Adamu, byo kwa basogokuru na basogokuruza, n'ibyacu nabwo ubwacu twakoze bibasha kutugiraho ingaruka. Ariko ikintu cya mbere, umuti wa mbere ni ukwakira Kristo neza nk'umwami n'umukiza wawe, utajijisha, ukamaramaza, ubundi ugasenga ubudasiba. Rero nshuti z'umusaraba, izi nyigisho nk'uko twabibabwiye ntago ari inyigisho z'umunsi umwe, ni inyigisho zizajya zigenda zikomeza ziza umunsi tubaha inyigisho ijyanye no kubohoka. Umunsi twari twabategura iki cyigisho kivuga ku gukandagira nkana itegeko ry'Imana. Urumva amategeko y'Imana murayazi, ntukibe, ntukice, ntugasamba, nuko ari 10. So rero yukandagiye amategeko nkana y'Uwiteka uravuma. Ariko ndimo nsoza ngira ngo reka dusome iki cyanditswe aricyo nasorezaho, kiri mu gutegeka kwa 2 ibice 28 umurongo wa 15. Umurongo wa 15 ndagira ngo muhumve neza. Haravuga ngo ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho, uzaba ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu mirima, hazavumwa igitenga cyawe n'ikibuvugiramo. Ngira ngo turimo turagendana. Hazavumwa iki? Hazavumwa, uzaba ikivume mu mudugudu nutumvira Uwiteka Imana yawe. Mu mudugudu uzasanga ari wowe rwamwa, ari wowe bavuga, ari wowe mbese ikibaye cyose. Uzaba ikivume mu mirima, uzahinga bitukure abandi beze, wehe ibyawe bishirire. Hazavumwa igitenga cyawe n'ikibuvugiramo. Igitenga cyawe gishobora kuba ari akazi kawe, gishobora kuba ari aho ucururiza n'ibindi ukora byose, uzakora ntihagire ikivamo kubera kutumviye Uwiteka. Hazavumwa imbuto zo mu nda yawe, uzabyara abana bawe ari bo babibirara, ari bo babanywa urumogi, ari bo batwara amada, mbese kubera kutumviye Uwiteka Imana yawe. Imbuto zo mu nda zawe. Hazavumwa kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe. Urumva n'imikumbi n'inka hose uzorora umuryamo uzuzimare, uzorora inkoko murara muzuzimare,
mbese imyaku yose izazikwirundeho. Umurongo wa 19 biravuze ngo uzavumwa mu majya no mu maza. Urumva, mu majya no mu maza, winjira usohoka, icyo uzajya ukora cyose kizajya kikubera imyaku. Uwiteka azakohereza, urumva uyu muvumo wo gukandagira amategeko y'Uwiteka ntago uva ku bantu bya bindi abantu banga umuntu yaramvumye yaragize gute. Oya, uyu murongo urabisobanura neza ngo Uwiteka azakoherereza umuvumo no guhagarika umutima no kwibwirwa ibyago bizaza mu byo ugerageza gukora byose, kugeza aho uzarimbukira ukamarwa vuba, aguhora ibyaha bikomeye uzaba ukoze byo kumwimura. Uwiteka azaguteza mu giga, urumva, itakuvaho, ageze aho azagutsembera, ugashira mu gihugu ujyanwamo no guhindura. Uwiteka azaguteza urusogobo n'ubuganga n'ububyimba bwaka mu muriro n'icyokere cyinshi n'amapfa no kuma n'uruhumbu bizakomeka bigeze aho uzarimbukira. Ijuru ryo hejuru y'umutwe wawe rizahinduka umuringa. Ni ukuvuga ngo nta kavura. Urumva, imvura isobanura umugisha. Nta mugisha uzongera gutonyanga iwawe, n'ubutaka uhagazeho uzahinduka icyuma. Ibase icyuma se n'iki wakoraho? Urumva, mu cyimbo cy'imvura harakomeye cyane. Uwiteka azasuka mu gihugu cyawe umukungugu. Ni ukuvuga ngo mu gihe cy'ibyiza hazajya haza ibibi, n'umusenyi muto nk'ifu y'ingezi bizava mu ijuru bikugweho bigeze aho uzarimbukira. Uwiteka azatuma uneshwa n'ababisha bawe bagushyira imbere, uzaca mu nzira imwe ubasanganiye, ubahunge uciye mu nzira ndwi. Uzateraganwa mu gihugu cy'abami, mu bihugu by'abami bo mu isi bose. Uzaba inyama y'ibisiga byose n'inyamaswa zose, ntihazagira ubyirukana. Uwiteka azaguteza ibishyute nk'iby'Abanyegiputa no kuzana amagara n'ubuheri n'ibikoko, we kubivurwa. Kugira ngo ibyo bimenyetso mujya mubyumva ku barwayi ba za sida n'ibiki byose. Urumva, ibyo ni abantu baba batarumviye Uwiteka. Ntuzagira ukuboko kwiza mu byo ukora. Urumva, ari abantu batagira ukuboko kwiza. Urumva, uzajya nyine ugasanga umuntu ngo ni umushingwe ngo ni iki. Oya, hari aho biba biva. Urumva, ntuzagira ukuboko kwiza mu byo ukora, uzajya ugirirwa nabi sa, kandi unyagwa iteka he kugira ugutabara. Uzasaba umugeni harongora undi, uzubaka inzu we kuyibamo, uzatera umuzabibu we kurya imbuto zawo. Inka yawe izabagirwa mu maso yawe we kuyiryaho, indogobe yawe izanyagirwa mu maso yawe we kwikomorerwa. Intama zawe zizahabwa ababisha bawe he kugira ugutabara. Abahungu bawe n'abakobwa bawe bazahabwa irindi shyanga. Amaso yawe azabireba ahereko ananizwe no kubakumbura umunsi ukira, ntacyo uzashobora gukora. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ngira ngo tubonye imivumo y'abantu batumvira Imana, batumvira amategeko y'Uwiteka, batumvira ijambo ry'Imana. Twabivuze, twabirondoye, ntago ndi bubisubiremo. Nawe birashoboka ko hari aho wari waratanye, hari ibyo wirengagije wari uzi kandi wari waramenye, biravanguzi gukora ibyiza ntabikore imuhereye icyaha. Bene data, ndagira ngo uyu munsi uhere ko utunganye bitari bitunganyije, ugorore bitari bigororotse, hanyuma wakira umugisha w'Imana. Ndumva rero soreje ahangaha. Imana ikomeze ibahe umugisha, bakomeje gukurikirana izi nyigisho, kandi ukeneye ibisobanuro akomeze asobanuze muri komenti. Ukeneye ubufasha bw'amasengesho nawe atwandikire a telefone, kandi mukora subscribe na share kugira ngo ibindi bice bizakurikira bizajye bageraho 5 kuri 5. Yari Pastor Jean Marie ubifuriza imigisha y'Imana. Shalom shalom. Ngende Herve Iradukunda Ntwari, hano ni kuri Rukamyarungu. Mbifurije ibihe byiza nk'uko bisanzwe. Ciao ciao, murakoze.